Twongeye kuguha karibu n'ikaze hano ku Mari TV, ku rubuga runyuzwaho amazu, amasambu n'ibibanza bigurishwa. Hano rero turi mu karere ka Gasabo, tukuzaniye inzu nziza iri mu kibanza kinini. Ni inzu iri mu kazi ikorerwamo maison de passage. Aha ni ahantu heza benshi bakunda kujya gukorera ubukwe cyangwa se n'ibindi birori bishimira kuba bakora, kandi aha hari jaride nini cyane iberanye n'iyo mishinga. Aha hantu rero kuhabona hari mu kibanza gifite ubuso burenga 3,000. Urabona ko ari ahantu heza hatuwe kandi hatuje. Haragurishwa miliyoni 500 mu karere ka Gasabo nk'uko nabikubwiye, umurenge n'uwa Kimironko. Ni karibu rero kuri wowe uhisemo kureba iyi video ukumva ukunze aha hantu, tugane tuhakugeze. Uduhamagara kuri iyo telefone uri kubona hejuru cyangwa se munsi y'iyo video, maze tukubere umuranga mwiza kuri iyi mari. Twishimira kubana namwe buri munsi, mugiye mubana natwe twishimiye kubagezaho ibyiza nk'uko bikwiye. Tubahaye ikaze ku Mari TV, ndetse no kuri wowe utarakora subscribe, kanda kuri iryo jambo ritukura maze uze ubane natwe umunsi ku munsi. N'ikaze, karibu, turabakunda.